mukunze gusomanira imbere y'abana, mukunze kwerekana cyangwa kureba amafilime arimo ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina uri kumwe n'umwana. Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze wowe ukomeje gukurikirana MX Empire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngushimiye ko warahisemo neza ugakurikirana channel yizewe kandi ikugezaho amakuru meza acukumbuye kandi kugiye. So rero uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro n'ubushakashatsi twakoze ibintu 10 bituma cyangwa se ugomba kwirinda kubwira umwana wawe, yaba mutoya, yaba kuva kivuka cyangwa kuva gitangira kumva ndetse kugeza n'imyaka iriyo yose. Ni ibintu rero 10 ugomba kwirinda nyine kubwira umwana mutoya, hato kugira ngo bitazamwangiza. Mujye mubona kenshi cyane gusanga abana b'abapasiteri nibo babaye indaya, nibo banywa ibiyobyabwenge, nibo bafungwa bazira ibimogi, nibo bicanyi, nibo bantu nyine bakora ibintu bidahesha Imana icyubahiro. So rero si nabo bana gusa, nyine muri rusange abo bana bariho kandi barahari benshi, atari n'abanyafrika yewe n'abazungu nibo bicanyi mwumva. So rero hari impamvu ibitera kandi hari n'umuti cyangwa se hari n'ubundi buryo wabikoramo kugira ngo umwana wawe ntazabe ari we ubarizwa muri abo ngabo. So rero hawe ikaze. Ibintu 10 tugiye kugarukaho n'ubushakashatsi nyine bwakozwe bugaragaza ibintu, amakosa ababyeyi cyangwa abarezi, amakosa nyine bakora mu gihe abana ari batoya, bigatuma umwana akurana umutima mubi, bigatuma umwana akurana nyine umutima wo kuba ikihebe cyangwa se n'indi mico itari myiza bitewe n'amakosa yakozwe n'abamureze kuva kivuka. Hari umugani mu Kinyarwanda ubisobanura neza ugira uti igiti kigororwa kikiri gito, cyangwa se undi ugira uti umwana apfa mu iterura. So iyo yose ni imigani rero yaciwe n'abanyarwanda bo hambere, kandi ni n'imigani ugiye gusobanukirwa nonaha. Ni n'imigani nyine bifite ikintu bisobanuye cyane ko baba bararebye nyine bakareba ijambo runaka cyangwa bakareba ikintu runaka bakagiha iyo nyito cyangwa se uwo mugani nyine uvugitse gutyo. So rero ibintu 10 tugiye kuganiraho, tugiye guhera ku kintu cya mbere ugomba kwirinda nyine kubwira umwana, yaba uwawe yaba atari uwawe, umwana wese ubasha kumva, uhera kuba nyine abasha kumva kugeza nibuze hejuru y'imyaka 12. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda kubwira umwana, cyangwa se ugomba gutuma nyine umwana wawe atamenya, cyangwa se umwana uhorana nawe buri munsi, cyangwa n'umwana wari wese nyine, abana bose ni bamwe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, kirazira cyangwa se ni bibi kubuza umwana cyangwa kumubwira nyine ikintu uvuga ngo hoya. Urugero, umwana muto y'imyaka 2, 3 wenda aragiye afashe nk'icyuma cyangwa imisumari cyangwa ikindi kintu agiye nko gucomeka muri prize n'urugero, cyangwa se afashe nk'amazi arayamennye, kirazira nyine kumukanga cyane, uza umukanga nyine umubwira ngo ibi ni ibiki ukoze, hoya umutonganya nyine nkaho utonganya umuntu mukuru. So rero ingaruka za kiriya kintu cyangwa se za ririya jambo ubuvuze, ririya jambo ni ijambo rimukanga. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Uriya mwana uri muri iriya myaka aba ataramenyera, cyangwa se uturemangingo twe tuba tutarasobanukirwa nyine kwaranjinga amagambo runaka. So rero umwana nyine uri muri iriya myaka aba ataramenyera cyangwa se aba atarasobanukirwa nyine ijambo ribi ndetse n'iryiza. So rero iyo uje umubwira ngo hoya umukanga, ikintu cya mbere uba ukoze uba umuhaye ishusho yo kwereka umuntu igihe akoze ikosa nyine, kugira ngo byumve neza. Niba umwana umukanze umubwira ngo hoya, umubwira nabi, abenshi bahita banabakubita, ahita yumva cya kintu nyine uba umukoreye, kucyakira kuri we biramunanira ndetse kigahita kimuhamura ku mutima. Ugasanga nyine ni ikintu akuranye, iyo nta gihindutse ni ikintu akuranye ari mutoya, akahita yumva ko nyine umwanze, akahita yumva ko ikintu akoze nyine mbega ari kibi ku rwego rwo hejuru. Kandi buryo umwana uri muri iriya myaka amakosa ye niyo yigiramo. Yamennye amazi wenda ukamwereka nyine utamukanze, utamubwiye ngo hoya, ukamufata nyine ukamwereka ikosa yakoze ariko udakoresheje uburyo bwo kumukanga no kumuhahamura. Nibwo buryo bwiza umwana yigamo ikosa yakoze kuruta uko waza umubwira umukanga, kuko buranga iyo umukanze ntago ashobora kumenya uburemere bw'ikosa agize, ahubwo we nyine ahita yumva ko ari urwango umufitiye, ndetse bikaba byanamuviramo kuba yahahamuka cyangwa se yagira nyine ikibazo ku mutima. Urumva ni ikintu aba ahuye nacyo bwa mbere, ni ijambo aba yumvishe bwa mbere. Iyo abonye uburemere rero urihaye, bimuviramo kuba yagira ihungabana ku mutima, nubwo ari ritoya ariko ni ihungabana rikura uko agenda abibwirwa, uko agenda
ahura n'abandi bagenzi be bamubwira nk'ikintu cyangwa se bakina nyine ahantu hose ahuye n'iryo jambo mbega niko ryahungabana mu mwana rigenda rikura. Ugasanga rero nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 utangiye kubonana umwana ibimenyetso by'uburakare, ni wa mwana unyine ubona nta kintu na kimwe gishimishije yabonye bitewe n'ibintu yakuranye, bitewe n'uburyo wa mutima mubi wamukuriyemo. So rero ukuntu wakosora iki kibazo mu gihe umwana akoze ikosa nyine twavuze ruguru, cyangwa se mu gihe akoze ikosa byatuma umubwira hoya cyangwa umubwira umukanga cyane, nyine kuntu bigenda iyo umwana akosheje, uramufata tuvuge wenda niba amennye amazi nk'ahantu hatari ngombwa ko yahamena, cyangwa se nk'ahantu nyine cyangwa nk'amazi yo gukoresha ukabona uwo mwana arayamennye, uramufata rero witonze uri no guseka, ukamufata nyine ukamubwira ati rero aya mazi umennye aha hantu birabujijwe kubera ko ashobora gutuma iki kintu kiba, ukamuhereza detaye kuri detaye witonze utamukanze kandi utamubwirana umujinya. Ibyo bintu bifasha umwana iyo yongeye gusubiramo rya kosa cyane iyo abonye mugenzi we arikoze ahita yibuka bya bintu wa muntu umurera yamubwiye, kubera ko wabimubwiranye umutima mwiza, yabifashe mu mutwe, yaranabikunze, yumvishe nyine n'ikintu cyiza umubwiye, akaba nawe yakorana icyo kintu, cyangwa se yanabona umwana mugenzi we ari gukora nk'iryo kosa akaba yamubwira ngo mami cyangwa dadi cyangwa tantine cyangwa undi muntu uturera yaratubujije gukora iki kintu, ni bibi, byatuma habaho izi ngaruka. Aho rero umufashije cyane, umusobanurira ingaruka nyine byatera koze icyo kintu, kandi ukamubwira neza utamuhahamuye. Ikindi cya kabiri rero twakomerezaho nyine, ikintu cya kabiri ugomba kwirinda kubwira umwana mutoya kugeza nibuze ku myaka 10. Ikintu cya kabiri rero ugomba kwirinda kumubwira ni ukwirinda kumukangisha ikintu kizamubaho nyine gitewe n'ingaruka cyangwa se nyuma y'icyo kintu akoze. Urugero rwiza, wenda umwana ashobora kuba wenda akunda nko gukina umupira sibyo, ariko adakunda ishuri. So rero aho kugira ngo umubwire ngo nukomeza gukina umupira ukanga ishuri uzaba umusazi, nta bwenge uzagira, bazagufunga se, ukamubwira nyine indi feedback itari nziza habe na gato, bira ni bibi cyane ku bana, ni bibi cyane ku bana, cyane ko ahora yibaza cya kintu wamubwiye nyine ngo ninkora iki kintu bizagenda gutya, ninkora iki kintu bizagenda gutya. Igihe rero umwana akoze ikintu kibi cyangwa nk'umubyeyi ukabona ikintu umwana akoze ntago gikwiriye cyangwa se ntago cyishimiye, kirazira kwita umukangisha ngo biriya bintu wirirwamo bizavamo ibi, biriya bintu urimo bizavamo ibi, nyine umubwira ingaruka mbi. Urabizi neza ko hari abantu benshi cyangwa se umwana ubundi niwe muntu wa mbere ku isi ugomba gutinya ku myaka ye nyine. Ubundi iyo bakivuga ngo umuntu n'umwana, imyaka ye nyine, umuntu wese uri muri iyo myaka niwe muntu wa mbere ku isi uba ugomba gutinya, kuko abazavamo perezida, abazavamo meya, abazavamo umuvumbuzi, abazavamo umushakashatsi, abazavamo umudogiteri, abazavamo wa muntu utinya cyangwa wifuje kuba mu nzozi zawe kandi ntago uba ubizi. So rero iyo umwana nyine akinishije ikintu cyangwa akoze ikintu gishobora kuba atari cyiza, birumvikana, ntago ariko buri gihe abana bakora ikintu cyiza, ariko kirazira kumukangisha ikosa yakoze ukamubwira ngo wenda niba wenda tuvuge niba uri kureba nk'ibitente mu gihe kitari cyo, wenda ngo biriya bitente niba arimo nyine ibintu biteye ubwoba ngo bizagutwara, ngo bizakujyana kwa shitani, ibintu nk'ibyo ni ibintu nyine abakozi cyangwa abantu barera abana bakunze kubakangisha kugira ngo bajye mu murongo bashaka. Ubu ushobora kwibwira ko urimo ugirira neza umwana, ariko buriya ni uburozi buri kumuha mu mutwe bubi cyane, kandi ndetse n'uburozi bumukuriramo. So rero uburyo bumwe bwiza bwizewe kandi bushoboka, nyine urumva ibi tubabwira n'ubushakashatsi buba bwarakozwe n'abahanga, ni ibintu biba byizewe, ndetse n'abahanga mu bahanga nyine, abo baganga bo mu mutwe ndetse n'abadokiteri bandi basanzwe nyine bagiye bafite izindi nshingano runaka ku mubiri w'umuntu. So rero ikintu ugomba gukosoza umwana cyangwa se uburyo wabigenzamo mu gihe akoze iri kosa wakora iki? Uramubwira witonze cyane, uvuga ati rero ibi bintu urimo, tuvuge niba ari gukina umupira mu masaha wenda yo kuryama, cyangwa niba agiye kwiga nyine agasohoka, nta wenda hari abiga amasomo ya saa sita, ya mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita. So rero iyo yishe amasomo amwe muri ayo, cyangwa iyo yishe inshingano runaka ari gukina cyangwa ari mu bindi bintu, ntabwo uhita umubwira umukanga nyine umubwira ngo ibi bintu uri gukora bizakuviramo ibi, bizakuviramo ibi. Wapi? Rero igisubizo cyiza ugomba gukoresha urimo ubwira nyine umwana, uramubwira ati mu ijwi rituje, ukambwira ati wenda ngwino tuganire, ngwino nkubwire nyine akantu keza. Biba byiza buriya gukoresha inkuru runaka uri guhana umwana,
byiza gukoresha inkuru runaka uri guhana umwana wenda ukamubwira ati ngiye kukubwira inkuru y'umugabo umeze gutya na gutya, ukamubwira nyine ukahita ufata rya kosa yakoze ukayishyira mu iyo nkuru ukamubwira tuzi ukuntu byaje kugenda, uyu mugabo wenda byarangiye bigenze gutya na gutya, so rero ujya witwara gutya nawe bitazakubaho ugasanga bigize gute, ugasanga nyine nawe ubaye mugabo. Uburyo bwiza, ubwo ni uburyo bwiza nyine bwo gukosora umwana igihe yishe inshingano y'umwanya. Ubwo nituvuga umwanya nyine mu gihe akoze ikintu kidakwiriye kuba yakora mw'uwo mwanya. Ntago rero nyine ari byiza kwita umukanga cyangwa kwita umubwira ngo bizakugendekera gutya, nyine umukangisha icyo kintu yakoze. Wapi we aba yagikoze yumva bishaka cyangwa abona ari ngombwa cyangwa se ashaka kwishimisha no kumenya ibyacyo. Wowe rero uburyo bwiza bwo kumuhana umuganiriza mu nkuru, ukamucira nyine ukabamucira nk'umugani cyangwa ukabamubwira nyine ikindi kintu runaka ariko cyerekeranye na rya kosa yakoze, ariko ibyo ukabimubwira urimo kumuhana nyine ukamubwira ati rero ntukajye ukora ibintu utazaba nka runaka cyangwa se nawe ibingibi bitazakubaho. Ngiryo rero ikosa abantu barera abana bakora, cyangwa se ngiryo ikosa ugomba kwirinda mu gihe uzi ko ufite mu nshingano nyine kurera umwana wawe, bityo azakurana ubwenge, azakurana umutima w'urukundo ndetse azakure aba umuntu w'ingirakamaro ku gihugu ndetse n'iwawe muri rusange, nyine ugiterwa ishema n'ibyo akora nk'umubyeyi. So rero ikintu cya gatatu ugomba kwirinda kubwira umwana mutoya uri muri iriya myaka twavuze ruguru ni iki ngiki. Uzirinde kubwira umwana wawe wenda niba afite mukuru we cyangwa murumuna we, uzirinde rero kubwira umwana ngo mukuru wawe arakurusha gukora ibintu runaka. Tuvuge wenda bijya bibaho nyine abana bakajya ku ishuri bose, abana wenda batatu n'urugero, so birashoboka ko umwe aba wa mbere cyangwa undi akajya nyine mu myanya ariko itari ya mbere, gusa akaba arimo umwe wagize ute wamurushije. Ni bibi rero cyangwa se kirazira kubwira umwana mutoya uri muri iriya myaka ijambo rivuga ngo mukuru wawe, murumuna wawe, mushiki wawe cyangwa musaza wawe arakurusha cyangwa yabikoze neza kukurusha. Bijya bibaho nyine akenshi, kandi ntabwo abana banganya ubwenge, nta nubwo banganya ubushobozi bw'imikorere mu bintu runaka. Habaho kurutana ndetse habaho nyine n'imbaraga, mbega bikagaragara nyine ko umwana umwe arusha uwundi imbaraga ndetse n'ubwenge. So rero ni bibi kubwira umwana ngo mukuru wawe abikora neza kukurusha cyangwa ni umuhanga kukurusha, wowe uri umuswa, niwe yabaye wa mbere. Wabaye wa mbere n'urugero umubwire ngo wabaye wa mbere. Ababyeyi bakunze kubikora cyane ngo nibwo umutoya nawe azagira ishema n'imbaraga, cyangwa se nibwo nawe nyine azagira ishyari avuge ngo nanjye ndashaka ko bankorera ibi. Biriya bintu rero ndagira ngo nkubwire ngo ni ukwica umwana. Niba umwana ari umuhanga, bafate bose muri salo. Niba wenda uwabaye umuhanga ari mutoya kuri mukuru we, fata mukuru we umuganirize. Uburyo bwiza rero bwo gukemura nyine, uburyo bwiza bwo gukemura icyo kibazo ni ugufata abo bana ukabahemba bombi. Niba wenda umwe yabaye uwa gatanu undi akaba uwa mbere, ubahemba bombi. Wamara kubahemba bombi ukirinda kubaganiriza ufite uwo ubogamiyeho, kuko buriya abana bagira ishyari. Abana nyine mbega ubundi iyo umuntu ari muri iriya myaka, impamvu bakubuza kubwira umwana amagambo runaka uri muri iriya myaka, niho ibintu byose bikurira, niho umwana atangira kwiyumvamo ibintu byose, mbega nibwo imisemburo ye yose ibirimo gukura. Mwagiye mubona kenshi cyangwa n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa kenshi, ugasanga nk'umuntu arakubwira ati njye mfite mu myaka 8 cyangwa 9 nikundiraga igitsina gabo kandi uwo muntu ari umuhungu, cyangwa se nikundiraga igitsina gore kandi uwo muntu ari umukobwa. Nyine bijya bibaho ko imisemburo y'umwana itangira gukura muri iriya myaka, kandi hariya rero niho iyo misemburo ishobora kuyobera cyangwa se ikakurira mu murongo wa nyawo muzima. So rero iyo weretse umwana ko nyine ari umuntu ufite icyo amurusha, cyambere uba ukoze ubuteye umwana kwiheba, akumva ko ntacyo amaze, ndetse abenshi muri bo cyangwa abana benshi muri abo bibaviramo kwiyahura ndetse no gutangira kwita banywa ibiyobyabwenge ku iyo myaka yabo mikeya, kubera ko yakoze uko ashoboye yiga, yakoze ibyo ashoboye yiga, ndetse yagerageje buri ko ashoboye, akoresheje imbaraga ze zose, gusa nyine ntibyamukundira. So rero ahita avuga ngo ntacyo maze, mu rugo baranyanga, mama aranyanga cyangwa papa aranyanga, bakunda mukuru wanjye gusa kuko niwe uzi ubwenge, njye nta kintu maze. Kandi mu by'ukuri umwana yaragerageje, yakoze tidi uko bikwiye, bikahita bimuviramo rero kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka niyahure nipfire. Byajya bibaho kenshi, nyine ubushakashatsi bwarakozwe, ugasanga cyane cyane muri biriya bihugu by'abazungu, ugasanga nyine abana bari gupfa ku myaka 10 biyahuye. Ni benshi cyane ku rwego rwo hejuru kurusha abo muri 15 cyangwa kugera kuri 18, bitewe n'uko ufashe umwana uramusumbanyije na mukuru we cyangwa na murumuna we. Mu by'ukuri bose
bagerageje uko bashoboye, ariko murabizi mu ishuri habamo uwa mbere n'uwa nyuma. So rero nyine iryo ni ikosa uba ukoze. Uburyo rero wakosoramo iri kosa nyine, cyangwa se uburyo bwiza bwo gukosoramo umwana, ugomba kumubwira umwana niba yabaye wa mbere ukamubwira ati, cyangwa nyine uri kubwira uwo nguwo wagize amanota make, icya mbere ugomba kubafata ukabicazanya muri salo bose ukabahemba. Icya kabiri ugomba kubaganiriza nta n'umwe ubogamiyeho, ukababwira ingaruka zo kuba uwa mbere, ingaruka nyine nziza zo kuba uwa mbere ndetse n'ingaruka zo kutaba uwa mbere, byose ukabibabwirira mu ruhame bose bari kumva. Ikindi cya gatatu ugomba gukora, ugomba gufata wa mwana wagize amanota make. N'urugero turibanda cyane nyine mu ishuri, kuko abana benshi bariga, abana benshi bo muri ya myaka baba bari ku ishuri, kandi usanga aricyo kintu nyine kibaraje inshinga, usanga bafite inzozi zo kuba aba mbere nyine mu byo biga. So rero uru buryo bwiza bwo gukosoramo iryo kosa, ufata umwana ukamubwira ngo uzagira amanota menshi kurushaho wagize mu kizamini cyabanje. Tuvuge wenda niba yatsinzwe imibare, aho kugira ngo umubwire ngo usigaye ubona 0 mu mibare cyangwa ubona 5 kandi mukuru wawe abona 7, mubwira ati uzagira amanota meza, uzagire amanota arenze aya. Niba yabonye wenda amanota 60%, uzambwira ati biba byiza nyine ko wagira amanota 80 cyangwa 100%, uzayuzuze, nibyo byiza, uzaba uri umugabo nyine. Ugafata iryo jambo ryo kumwinspira cyangwa se ryo kumuyobora mu murongo mwiza, warangiza ukaritakagiza, ukarishyiraho nyine n'udushimo. Aho rero bituma umwana burya bajya bavuga ngo nyine ngo umwana agira igihe cyo kwitekerezaho we ubwe ku giti cye, ndetse n'ahazaza he. Ni hamwe wumva umwana akubwiye ngo afite inzozi zo kuzakora iki kintu, burya agira amasaha atekereza biriya bintu. So rero iyo umubwiye gutyo, akagira muri wa mwanya we nyine wo kwitekerezaho, ahita atekereza, akibuka ijambo umurera yamubwiye, uzagira amanota wenda 100% cyangwa 90%, nibwo uzaba uri umugabo. Abana benshi bakunze kuba bakunze nyine kwiyitirira abasirikare, cyangwa se bafite inzozi zo kuzaba abasirikare, abandi abashoferi, abandi bafite inzozi nyine nyinshi zitandukanye. Bamubwira ati rero nugira amanota uzaba uri umusirikare, nugira amanota uzaba uri umuganga, nugira amanota uzaba perezida. Iyo ni inspiration nziza, ni urugero rwiza rwo kwinspira umwana. Ndetse n'andi makosa yose nyine umwana akora, twafashe urugero mu kwiga, ariko ashobora no kuba wenda adakunda ishuri, ashobora kuba wenda adakunda kuryama, ashobora kuba wenda afite utundi dukosa dutandukanye. Guma umubwira ati nudakoreye amakosa, nudakoreye amakosa uzaba perezida, nudakoreye amakosa uzaba wenda Cristiano Ronaldo niba akunda football, cyangwa niba nyine azi iby'imipira. So rero we iyo agiye gukora rya kosa ahita yibuka rwa rugero rwiza wamuha, akavuga ati reka ndeke gukora ibi nzabe runaka. So rero babyeyi barezi, namwe bantu mufite mu nshingano abana, ntukajye ukangisha umwana cyangwa uhanisha umwana ikosa yakoze ngo bari ryo wongera kugira ute kumuhanisha. Cyangwa se ntukajye ufata umwana, abana babiri bato bari muri ra myaka, buri aba bapigana cyangwa baba bari gushaka guhangana, nyine umwe yereka undi ko amurenze. Kirazira gufata abana bari muri ra myaka ukabarutanisha kandi bari kumwe. Ni ikosa riba ubukoze cyane, riviramo abana benshi ingaruka nyinshi cyane mbi kandi zitandukanye. Akenshi na kenshi abenshi nyine bariyahura. So rero reka twerekeze ku mwanya wa 4 w'ijambo, cyangwa ijambo uri ku mwanya wa 4 utagomba kubwira umwana uko byagenda kose. Ubwo twavuze nyine umwana uri munsi kuva ku myaka 10 kumanuka. So rero iryo jambo riri ku mwanya wa 4 utagomba kubwira umwana, ntugomba kubwira umwana ngo ntiwabikora, cyangwa se ntugomba kubuza umwana nyine ikintu runaka. Urugero rwiza, umwana ashobora kuba wenda ari mu myaka 10, imyaka 8 se 5, 4 n'3, nyine wa mwana utangiye kugenda, wa mwana utangiye kugira amatsiko y'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ashobora nko gufata nka sharijeri ya telefone cyangwa telekomande, agashaka kuyifungura ngo arebe mwimbere, nyine mwimbere y'iyo telekomande arebe ibiberamo. Natwe turi abana kera twarajyaga tuvuga ngo tukava twafata nk'amaradiyo nyine yacu yo mu rugo y'ababyeyi, tukavuga ngo tugiye kuyamena turebe umuntu, wa muntu uri kuvugiramo urunana mwimbere, wa muntu uri kuvugiramo, turebe na wa muhanzi uri kuririmbiramo, kuko nyine twe akenshi batubwiraga ko uwo muntu ari muri radiyo, baratubeshyaga nyine. So rero abana bagira amatsiko, kandi buri mwana wese ni itegeko, ni na ngombwa bitewe n'imikurire y'umubiri we ko agomba kugira amatsiko y'ikintu runaka cy'ikoranabuhanga, cyangwa se n'ikindi kintu runaka gishamaje kuri we. Ashobora kwibaza rero kuntu nyine telekomande ikora, kandi aho bikaka akavuga ati se niki gituma nkanda telekomande televiziyo ikaka cyangwa ikazima.
So rero umwana nashaka kumenya icyo kintu, sibyo, nashaka kumenya icyo kintu ukabona agerageje wenda guhambura nka telekomande cyangwa akagerageza kuyimena, ugomba nko kumushakira electronic device runaka cyangwa se nk'indi telekomande runaka ukayimwereka cyangwa ukayimuha, sibyo, ukayimuha ukamubwira ngo nyine ifungure nkwereke ukuntu bigenda cyangwa nkwereke ibyo ushaka kumbaza, aho kugira ngo rero uzafata umwana umubwira ati hoya wifungure telekomande ni bibi, wacyana we utangira umutuke nyine umukange ugire gute, umubwira ati ni bibi gufungura telekomande, ntago wabikora, hoya have, ntago bishoboye, ntago, mbega amagambo amuca intege ku kintu cyose agerageje. Akenshi abana baba bakunze gufasha ababyeyi, urabona utwana turi mu myaka 2-3 nibo abana baba bafite amashagaga yo gukora ibintu, imirimo yo mu rugo, imirimo yo mu rugo, akumva nyine yafasha umukozi gukoropa, akumva yakoze ibyombo, akumva yajya kuvoma amazi kuri robine, akumva yakiyuhagira, akumva yakiyimesera, bitewe n'uburyo nyine abona bamumesera buri munsi, bamwagira buri munsi. Umwana rero yigira kuri biriya bintu mukora nyine yari muri ra myaka, akavuga ngo nanjye ndashaka kwimesera, nanjye ndashaka kujya kuvoma kuri robine, nanjye ndashaka kuba nakikorera iki kintu. Babyeyi barezi, namwe mufite abana mu nshingano, ibi ni ubuzima umwana ahura nabwo muri ra myaka, ni ubuzima bumugire wari we nyuma yo kubunyuramo, ndetse n'ubuzima bw'ifatizo bw'ibanze aheraho agira ubumenyi bwe bw'ahazaza, ndetse anakura mu mutwe. Ugasanga umwana afite ubwenge buzima, ugasanga nyine umwana uri genius, ugasanga n'umwana ufite iterambere ryiza bitewe n'ahahise cyangwa no mu bwana. So rero niba umwana agerageje icyo kintu, akagerageza kumesa, akagerageza kuvoma amazi, uri kubikora, wibuza umwana kujya kuri robine kuvoma, fata akantu cyangwa ikivomesho gito gihwanye n'ubushobozi bw'imbaraga afite uwo mwana. Tuvuge niba ari akaritiro cyangwa se n'igikombe cyo kunywesha amazi cyangwa n'agacupa gasanzwe gatoya, kamuhereze. Genda mujye kuri robine, niba uri kuvoma nyine mu njerekani cyangwa mu ibase, nawe muhereze ikintu kimeze nka gutyo, mujyane kuri robine, ufungure, numara kuvoma ufunge, nawe umureke afungura avomemo, namara kuvoma umubwira ati funga. Uzamuhaye ubumenyi bw'uko umuntu ajya kuvoma amazi, agiye koga cyangwa agiye kumesa cyangwa agiye kuyakoresha ikindi kintu. N'ubumenyi bwa mbere uzamuhaye. Ubundi bumenyi bwa kabiri uzamuhaye ubumenyi bw'uko iyo umuntu afunguye robine akavoma, ikivomesho cye kikuzura, ni itegeko ko agomba gufunga kugira ngo amazi atameneka. N'ubumenyi bwa kabiri uzamuhaye. Ubumenyi bwa gatatu uzaba umuhaye nuko uzaba umwigishije bwa bumenyi bwa mbere n'ubwa kabiri twavuzaho, ndetse akahita bisigarana mu mutwe, akabigira inshingano nyine, akabazi ngo uyu ukoze iki kintu ubugamije iki kintu. So rero nicyo gisubizo nyine cy'umwana ugerageje kugerageza ikintu muri ra myaka, aho kugira ngo mubuze mu bwati bibi kujya kuri robine, bibi kumesa, bibi kujya mu mazi, bibi kugira gute, mureke abikore, then umukosorere muri ya makosa yewe, umubwira ati iyo umaze kuvoma amazi urafunga robine, iyo umaze kumesa umwenda urawunyuguza ukawanika, iyo umaze kwiyuhagira amazi woze uragenda ukayamena, ukoza ibase ukayibika yogeje. Izo ni ingero nyine uba uri guhereza umwana, zigatuma bya bintu abikurana. Rero situzongere kubona cyangwa tukagiye nyine twumva mu baturanyi cyangwa duhura n'abana, kumva nk'umwana ngo nagiye koga, umwana arakuregeye, kuregeye tantine we cyangwa umurera, ngo nagiye koga, cyangwa se nafunguye amazi, tantine yankubise kubera ko nafunguye amazi, kubera ko nisize amavuta, kubera ko nisokoje, kubera ko nagiye kwiyuhagira, ngo yankubise kubera iryo kosa nakoze. Kirazira mubyeyi, kirazira muntu urera umwana gukubita umwana kuko agerageje gukora ikintu kitari mu nshingano ze. Mukosore, umwereke, unamusobanurire, kandi uhozeho. Kwigisha umwana no guhozaho, ndetse no kwiga no guhozaho, haba ku muntu mukuru ndetse n'umutoya, kwiga no guhozaho. So rero ngicyo ikintu cyakiri ku mwanya wacu wa 4, cyangwa ngiryo ijambo ugomba kwirinda kubwira umwana ryari riri ku mwanya wacu wa 4. So ku mwanya wacu wa 5 turahasanga ijambo rivuga gute? Ku mwanya wacu wa 5 turahasanga ijambo rivuga ngo, cyangwa se kirazira kubwira umwana nyine uri hagati y'imyaka 2 cyangwa umwana wumva kugeza ku myaka 10, kirazira kumubwira ngo bikore uko mbikoze. Bijya bibaho kenshi kaba bana nyine ubwo ngaho bita bireba cyane abana bari mu myaka 6 cyangwa 7, umwana akaba yakubwira ati ese mami cyangwa se tantine, wakambara inkweto sinkiremo amasogisi, ukita umukanga nyuvuga ati bikora uko mbikoze, sinakubwiye ngo ujye wambara inkweto n'amasogisi. Urumva ari ibintu umwana bakora atazi akamaro kabyo,
hari ibintu umwana bakora nyine ari nko kugira ute yarabiborotse mu mutwe kubera ko wagize ute kubera ko uhora ubimubwira buri munsi ariko adasobanukiwe. So rero umwana nagerageza kuba opoza cyangwa se nagerageza nyine kunyuranya nawe ku kintu runaka, tuvuge wenda uramubwira ati mu gitondo cyangwa se nimugoroba aratashyusa umubwira ati jya kuryama, akakubwira ati ariko njye ndumva nashaka kuryama, ati ndakubwiye ngo jya kuryama. Urumva umwana nyine abashaka abari muri cya kigero ahinyuza, abari muri cya kigero cyo guhinyuza ibintu wowe uri kumubwira nyine, cyangwa se cyo kumva ashaka kumenya ibintu bye cyangwa nawe kugira igitekerezo mu nshingano akorerwa. Bibaho cyane nyine abana kenshi bikunze kuba ku bana bo mu myaka 7, 8 ndetse n'6 muri iyo myaka nyine. So rero kirazira nyine kubwira umwana ngo niba nkubwiye ngo kuri iki bari kugikora, kirazira kunigana umwana ijambo, kirazira nyine kubuza umwana cyangwa se gutegeka umwana kumushyiraho amategeko n'amabwiriza boshye ari gukatirwa mu rukiko cyangwa ari kuburana wapi. Uburyo bwiza rero cyangwa se ingaruka z'iki kintu nyine ingaruka zo kubwira umwana gutyo, kumubwira ngo ndavuze ngo kora iki, ndavuze ngo kora iki. Umwana rero ikintu uba wishe muri we bituma yumva akuranye, cyangwa iyo umwana akuze umutoza ibyo bintu bituma akura yumva ko yanzwe, bituma akura yumva ko nyine akuronezwe cyangwa se nta bwisanzure afite. N'abandi uzabona umwana kenshi akunda kwibera kwa nyirakuru mu biruhuko cyangwa kumva yajya no kubayo nyine mu buzima bwe bwose, kubera kuntu abangamirwa mu rugo, kubera kuntu amategeko mumushyiraho, kubera kuntu mumwima umwanya w'ubwana nyine, mumwima umwanya wo kuba umwana, ugasanga umwana mumufashe nk'umusore w'imyaka 25 kandi umwana afite imyaka 5. Urumva rero umwana aba agomba kugira ubwisanzure muri we, akagira ibintu we akora yitekerereje, ndetse akanashaka no kuguhinyuza. Wamubwira ngo jya kwiga akahita avuga ati ndumva nashaka kujya kwiga, cyangwa se avuga ati naho ngiye uyu munsi. Rero kirazira kwita umubwira ngo nakubwiye ngo iki, cyangwa kwita nyine umwereka ko mbega amagambo amubwiye ari agomba gukurikiza atazi ubusobanuro bwayo. Ugomba kumusobanuka mbwa ati niwiga uzaba iki, niwiga bizagenda gutya, aho kugira ngo mbwe ngo ndavuze ngo jya kwiga umukanga nyine. Niyo cya kintu agikoze agikora atagikunze akagikora nk'itegeko, ndetse bigatuma akurana umutima mubi n'ubwihebe bwo kumva ko yanzwe, bwo kumva ko ari igikoresho, ndetse no kutisanzura. Mujya bibona kenshi nyine ugasanga ubundi bikunze kuba, cyangwa kera byajyaga biba ku bana babana na ba mukase, ugasanga umwana aba mu rugo nyine yiga mu gihe cye cy'ikiruhuko, ugasanga mu rugo umwana w'imyaka 6 cyangwa 7 ameze nk'umwana w'imyaka 25 cyangwa 24, ameze nk'umwana utavuga. Ukibaza uyu mwana byagenze gute, kuki yabaye gutya? Mu by'ukuri wajya ugasanga wa mwana niba yaragiye mu kiruhuko akajya gusura kwa nyirakuru cyangwa muri bene wabo nyine bamuha ubwisanzure cyangwa bazi uburenganzira bw'umwana, ugasanga umwana abayeho yishimye, ugasanga umwana agarutse yarabaye mukuru, ugasanga umwana nyine agarutse yarahindutse, afite ibimenyetso by'ubukure bwiza cyangwa by'inzira nziza y'ubukure. Kubera iki? Kubera umwana nyine yahawe umwanya akwiriye, umwana yagize ijambo mu bimukorerwa, umwana yanze mbega yateye cyangwa se yagwaye igitekerezo kikurwanya, yes, ariko amukosora neza nyine kandi abimubwira mu buryo bwiza. So rero niba umwana akoze iryo kosa, kirazira kubwira umwana ngo bikora uko mbikubwiye cyangwa bikora uko mbivuze, ahubwo umusobanurire, umwereke ingaruka nziza n'imbi. Kandi ingaruka mbi zikosa zigomba kuba nyinshi kurusha inziza ku mwana nyine. Ugomba ati ingaruka mbi zikosa kwanza zigomba kuba mbi nyine kurusha nyine we ibyo akeka. We aba yumva ari byiza, ariko iyo yumvisha ingaruka zikosa ari mbi bimuviramo nyine kuba yareka rya kosa burundu, ariko bitewe n'uburyo wagize ute wabikozemo. Ubundi hari itegeko cyangwa hari amwe mu mategeko areba abantu barera abana, ababyeyi cyangwa n'abakozi cyangwa n'abandi bantu barera abana muri rusange. Utegetswe guhora usetsa umwana, utegetswe kwishimira umwana, utegetswe gusetsa umwana mu bintu byose waba urimo, haba mu kumuhana, haba niyo yaba akosheje, niyo yaba amenye ikintu, utegetswe gusekera umwana. Kuko umwana igisubizo cyiza agikura mu nseko y'umurera, igisubizo cyiza agifata mu mutwe cyangwa se aha ibintu agaciro iyo umusekeye. Muzabibona kenshi ko umwana atangira kumenya guseka atazi impamvu asetse. Bano bana batoya abo bita ni Ikinyarwanda nyine, ni ururimi rw'Ikinyarwanda, abana bitwa abasekerabanzi cyangwa se umusekeramwanzi, yes, ndumva ariko babivuga. Uwo rero ni umugani cyangwa ni ijambo
rifite inyito runaka nyine bitewe n'ubusobanuro rifite. Urumva umwana ashobora kubona n'umuntu agiye kumugira nabi ariko bitewe n'umuryo amubonye akaba yamusekera. Ibyo rero ni ibimenyetso bikweruka ko, cyangwa ni naho havuye ririya tegeko ry'abantu barera abana ko umwana wese ukiri umwana cyangwa uri munsi y'imyaka 10 buri kintu cyose ukoze musekere, nikosa akoze muhane umusekera, apana kugira ute kumutura umujinya. Kuko iyo urakariye umwana ahita kubona muri ya shusho y'ikintu kibi ahora atinya mu buzima bwe, ndetse kubera nyine nta bundi buryo bwo kuba yagucika cyangwa bwo kuba yajya ahandi hantu. Iyo akubonye ikintu kizabikwereka, ntabwo umwana azajya kwisanzuraho. Uzajya utaha mu rugo wenda niba uri umupapa bitewe n'uburyo ufata nabi umwana, utahe ubone umwana niba yari ari kureba itente arikanze abikuyemo, ahise yirukanka agiye mu cyumba agiye gufata ikayi ngo akwereke ko ari gukora etide. Mu by'ukuri ni ibintu wakoze wagerageje nyine kumutoza, cyangwa wumva byari bihagije kumubwira ngo ugomba gukora etide, ariko wibagirwa uburyo bwo kubikora, ndetse wibagirwa n'uburyo bwiza nyine bwo kubimutoza. Mubyeyi rero nawe mureze urera umwana, ibi bintu ntubisigaha, ibi bintu bikujye mu matwi bikugumemo, kandi ubitoze umwana nawe bizagire gute, bizabashe nyine kumugeza ahazaza heza abikesha wowe. Ubu natwe tuba dufite abantu dushimira abatureze tukiri abana, cyane cyane nyine ababyeyi bacu. Kuri njyewe ni papa wanjye, tuba dufite abantu rero dushimira nyine, cyangwa naho tugeze n'ubwenge dufite tuba dufite abo tubukesha. So rero reka twerekeze ku mwanya wa 6 w'amagambo utagomba kubwira umwana. Ikosa iryo ari ryo ryose yaba akoze kirazira kubwira umwana aya magambo nyine twavuze ruguru. Ku mwanya wa 6 rero kirazira kubwira umwana ngo kubera iki uri kumbeshya, cyangwa se uri kumbeshya. Abana bibaho ko abana nyine bundi iriya myaka twaze tubisobanura, iyi myaka kuva ku myaka 10 kumanuka ni imyaka umwana aba ari kwisobanukirwa, ni imyaka umwana aba ari kwishakisha. So rero kirazira rero kubwira umwana ngo kubera icyo uri kumbeshya. Kugira ngo ubyumve neza, abana bakunda isukari. Ushobora kurya isukari, yamara kurya isukari akaza nyine wenda akaba azi ngo yihanaguye, cyangwa akaba azi ngo yayisize, ugasanga hano mu ntoki mo hagati cyangwa ku munwa ahantu hamwe na hamwe hafasheho isukari. So rero wowe ukamubaza ubizi, ukamubaza ikibazo uzi wanabibonye, ukamubaza ati se wariye isukari? Umwana nyine mu rwego rwo kwanga ikosa ndetse n'urwego rwo kwanga kuba yahanwa cyangwa yabwirwa nabi kubw'ikosa yakoze, ntabwo umwana azakwemerera ngo nariye isukari. Abana bose nyine muri iriya myaka baba batangiye kuba abo bita ngo ni incakura, sinzi niba ariko babivuga mu Kinyarwanda cyiza, cyangwa baba batangiye nyine gushirika ubwenge, baba batangiye nyine kubintyoza. Yego, batangiye kubintyoza. So rero niba umwana avuze ngo, cyangwa niba umwana akoze ikosa, cyangwa ari ikintu akoze we wabonye, wenda tuvuga ashobora kugikora atakubonye ariko ukamubona, warangiza ukakimubaza. Rero kirazira kubwira umwana ngo kubera iki wambeshye, cyangwa se kubera icyo uri kumbeshya, bitewe n'ibimenyetso uri kubona. Ntabwo ibyo biguha uburenganzira bwo kwita ubwira umwana ngo kubera icyo uri kumbeshya. Ubundi umwana uri muri iriya myaka ni nk'umuntu uba uri kwirema, mbega ni umuntu uba utaraba umuntu ku rwego nyine wavuga ngo ni umuntu uba uri kwirema, ni umuntu uba uri kwishakisha. Ushobora kudindiza rero bimwe mu irema ryiwe, cyangwa mu iremwa ryiwe nyine ushobora kubidindiza, ushobora kubigiramo uruhare kuba hari ibintu muri we bitakura bitewe n'uburyo wamureze nabi, cyangwa n'uburyo wagiye ugira ute umukanga. Niba umwana yibye isukari ukaba wabibonye ko yayibye cyangwa yayiriye, mufate umubwire ati ni bibi kurya isukari, hita urasa ku ntego, mbega vuga straight, aho kugira ngo umubaze ngo wari isukari. Numubaza wari isukari azakubwira hoya, uhita umubwira ati kubera icyo uri kumbeshya, usanga nyine uri gukanga umwana. Ahubwo niba yari isukari, mufate umwicaze, mubwire ati kurya isukari ni bibi. Bimubwire gutyo, bimubwire nta mutima mubi, umubwire ati ibibi by'isukari rero mbikubwire. Kurya isukari nyinshi bituma urwara diabete, ukajya uhora ushaka kujya gukora pipi buri kanya, ndetse nukomeza kurya isukari kenshi, cyangwa nukomeza kurya isukari nyine uzarwara indwara yitwa gutya na gutya. Wenda ujye ugenda wikoraho pipi nyine mu banyeshuri bazaguseka. Rero ni bibi kurya isukari. Ugomba kurya isukari, cyangwa ugomba kuyikoresha ari mami cyangwa ari dadi, cyangwa se ugomba kuyinywa mu cyayi, kandi ntabwo ari byiza kunywa isukari nyinshi. Ukabwira umwana uhise urasa ku ntego nyine, utagiye kumugora ngo umubaze ikosa yakoze kandi waribonye. So rero uburyo bwiza nyine bwo kumukosora ikosa yawe yakoze, cyangwa se bwo kwirinda kumubwira ngo ko icyo uri kumbeshya nyine, hakuna ababyeyi bijijisha bakakubaza ikintu bazi kandi cyangwa banabonye. So rero aho kugira ngo ubaze umwana nyine icyo kintu,
wowe ahubwo hita urasa ku ntego mu ikosa yakoze, umubwira ati ni bibi gukora gutya na gutya, ingaruka zabyo ni izi n'izi, utazaba nka runaka, kandi ukamuha ingero, ukabimubwira utuje ndetse ukanabimubwira muri guseka, muri no gukina. Burya umwana ibyishimo bye cyangwa se ibintu bimushimisha nibyo afata mu mutwe. Muzabyumva kenshi ugasanga umwana yafashe indirimbo runaka mu mutwe kurusha amazina ya se cyangwa ya nyina, kubera uburyo ya ndirimbo imushimisha, kubera uburyo nyine yumva atewe ishema no kuba azi iyo ndirimbo. Ugasanga umwana azi indirimbo runaka mu mutwe, azi umuhanzi runaka cyangwa azi filime runaka mu mutwe, bitewe n'uburyo igira ite imushimisha. Mujya mubibona kenshi umwana, usanga umwana w'imyaka ine azi abakinnyi babo muri Spiderman, cyangwa se azi nyine, mbega akaba yakubwira filime ya Spiderman yose aho iva ikagera, cyangwa akaba yakubwira cartoon ya Tom and Jerry n'ibindi bintu nk'ibyo. Nyine urumva ko hariya rero guhana umwana, umuhana useka kandi ukamuhana mu ngero, umuhereza ingero kandi ukamuhana nyine witonze. Apana guhana umwana nk'uhana umuntu mukuru. Umwana nkwibutsa ko umwana uri muri iyo myaka ni umwana ukiri kwirema, cyangwa ni umwana nyine uba ukiri kwisunganya. Mbega aba ari kugira ngo byumve neza, wajya wamufata nko ku rugero rwa 90% rw'umuntu, cyangwa rwo kuba yujuje nyine ubumuntu. Urumva rero iryo 10% ntuzagire uruhare mu kuba byakangirika. Usanga umwana afite ikibazo cyo mu mutwe yaragitewe n'imikurire ye, usanga umwana nyine afite umutima mubi, usanga umwana afite ubugome. Hari abana biyahura, nyine twabivuzeho kare, ubushakashatsi burakorwa mu bihugu byo hanze, kubera bamwe gusumbanishwa, bamwe kubwirwa nabi, bamwe kumva ko ntacyo bamaze, bigatuma umwana ku myaka ye 7 yumva ko ntacyo amaze. Nibo b'abana rero uzabwira ngo, cyangwa nibo twumva tunabona biturikije kubera kugira umutima w'inyamaswa bakiri bato. So rero mubyeyi, murezi, aya makosa ntuzayakore nyaboneka. Ikosa rero rya 7, cyangwa se ikintu cya 7 ugomba kwirinda gukorera umwana cyangwa kumubwira uri muri iriya myaka. Kirazira gufata umwana mutoya uri muri iriya myaka ugakinisha cyangwa ugashimisha mugenzi we mu by'ukuri yicaye hariya. Kugira ngo byumve neza, akenshi dukunze nyine, cyangwa natwe tukiri abana twakundaga ko kuba turi gukina n'abantu, abatonto baje mu rugo, abashyitsi baje mu rugo, bakumva nyine, cyangwa tukumva twakina nabo, tukumva nyine mbega tukahita twumva ari twebwe bafite mu nshingano, tukirengagiza ko baje kureba ababyeyi bacu cyangwa ibindi bibazanye, tukumva ko ari twebwe bafite mu nshingano. So rero kirazira gufata umwana mutoya ukamurutisha undi bari kumwe, haba mu nshuti we cyangwa uwo bavukana, cyangwa umwana nyine, abana bose bari mu kigero kimwe. Kirazira gufata umwana mutoya ugashimisha umwana umwe undi ukamureka. Kugira ngo byumve neza, hari abana baba bakurikirana, ugasanga wenda umwe arusha umwaka uwundi, cyangwa hagati y'umwana n'undi arimo umwaka umwe, ukaba waza rero ukavuga ngo uriya ni mukuru, ngo reka nterure uyu, ngo reka nkine n'uyu, uriya mwihorere. Kirazira rero gufata umwana ukamushimisha ari umwe mu maso ya mugenzi we. Rero ugiye kwibaza ngo gushimisha umwana gute cyangwa mu buhe buryo? Mujya mubibona kenshi ni ibintu bibaho, gufuha k'umwana. Burya buri muntu wese arafuha, cyangwa se ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose kiremanwe gufuha. Ikiremwa muntu cyangwa ikinyabuzima cyose, nyine ikintu cyose gihumeka umwuka, ikintu cyose kigenda, mbega ikinyabuzima cyose kiremanwe gufuha, cyangwa se kiba kifitemo imisemburo yo kuzamura kiriya gice, cyangwa se yo kuzamura nyine ifuhe muri we. So mujya mubibona kenshi mu mahuriro y'abana, ku mashuri, cyangwa mu nsengero n'ahandi hantu nk'aho, ugasanga umwana w'imyaka 2 cyangwa umwana utazi kuvuga, nyina wenda aramwonsa, nyine bagiye nko gusura nk'ahantu runaka, bagezeho basanzeyo undi mwana bari mu kigero kimwe, nyina rero agaterura wa mwana. Wibuke neza, umwana wacu afite imyaka 2. Umwana w'imyaka 2 afite ubushobozi bwo gufuha, ndetse akabyerekana kurusha umukecuru w'imyaka 50 cyangwa se 80. Umwana w'imyaka 2 ashobora gufuha akabikwereka kurusha umuntu w'imyaka 80. Urumva ko rero ifuhe ni ikintu mbega tuvukana cyangwa se dukurana, ahubwo kikaba gikeya bitewe n'uburyo abatureze baturinze kugira ifuhe mu mitima yacu, cyangwa se baturinze nyine badurinze imisemburo yo gufuha, cyangwa se baturinze nyine gutuma imisemburo yo gufuha izamuka cyane ikagera ku rwego rwo hejuru. So rero niba umwana w'imyaka 2 cyangwa w'umwaka 1 abasha gufuhira umwana mugenzi we w'umwaka 1 kubera ko gusa mama w'uwo mwana amuteruye, urumva ni ikibazo, cyangwa se ni urugero rwiza rukwereka ko
umwana burya ifuhe ararivukana ndetse akanarikurana. So rero urwo ni urugero tugwaye rw'umwana w'umwaka umwe. Ibaze rero niba uri umubyeyi akaba ari akana k'agaturanyi cyangwa ko muri famiye kaje kubasura, ukaza niba utashye uzanye baro, uhaye umwana wawe baro, uw'umuturanyi cyangwa se uwo waje kumusura nawe urayimwimye. Ni ukuvuga ngo uhereye umwana ikintu mu maso y'undi. Uraje umwana wawe bari kumwenda, bari gukina muri salo, bari bishimanye, mu by'ukuri ufashe umwana umwe rero umuhereje baro, undi uramwihoreye. Mubyeyi, murezi cyangwa nawe ufite mu nshingano uwo mwana, ikintu uzaba urimo kurema hagati y'abo bana bombi ni urwango. Uzaba uremye urwango, kandi mu gihe nta gikozwe urwo rwango rurakura, ugasanga umwana akuze nyine yifitemo urwango muri we cyangwa se afite ishyari. Kirazira rero gufata umwana ukamuteza cyangwa ugateza ishyari nyine umwana wawe cyangwa se n'undi mwana wari wese urimutesheje, cyangwa biturutse ku mpamvu yo kwereka mugenzi we urukundo rurenze urukenewe, kandi mu by'ukuri wandi ntumuhe ntumuhe urukundo. So rero igisubizo cy'iki kibazo cyangwa se inama mugirwa, twabwiye ko ubu n'ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rw'isi. So rero ikintu nyine wowe usabwa, niba uri umubyeyi ufite abana babiri bakurikirana cyangwa se bari mu kigero kimwe, cyangwa nimba uri umurezi cyangwa niba uri mwarimu, murabizi bino bigo by'abana nyine za nasari cyangwa za materinere, ni ibigo bijyamo abana batoya, ni ibigo bijyamo abana nyine mbega wa mwana kenshi bari muri iyo myaka twavuze aho ngaho. So rero niba uri mwarimu, uri umubyeyi cyangwa uri undi murezi runaka, ukaba ugiye gufata umwana umwe, cyangwa mu gihe abana bari kumwe ari babiri, rero kirazira kuba wafata umwe ukamuha ikintu runaka cyangwa ukamutetesha kurusha undi. Igisubizo rero cy'icyo kibazo, niba uguze biswi, fata ya biswi mu maso y'abo bana, niba ari 5, niba biswi wenda cyane niyo baba ari abana 30, biswi ikaba irimo utubiswi 30 cyangwa umubare runaka, fata ba bana ubagabanye ya biswi bose, ubahereze kamwe cyangwa se ubahereze izinganya, nta busumbane. Isomo uzaba bahayereje uzaba ubigishije bwa mbere na mbere gusangira, ikindi cya kabiri uzaba bigishije kutagirana ishyari, ikindi cya gatatu ni ukugirana umutima mwiza, ndetse uzaba ubakundishije cyangwa uzaba waremyemo urukundo hagati yabo rw'uko basangira byose, cyangwa uzaba nyine ubatereye intambwe cyangwa se ubateresheje intambwe ya mbere yo kwirinda kugirana ishyari ndetse n'urukundo muri bose. Niba ari baro ebyiri, bafate ubabwira ati wenda tuvuge ntufite ubushobozi bwo kuba wabahereza baro nyinshi, cyangwa buri umwe wenda ngo atwariye, hari n'igihe uzizana ari ebyiri zisa, umwe cyangwa zidasa nyine, umwe agakunda imwe, ugasanga wenda bashatse kurwanira indi. Ikintu rero ugomba gukora aho ngaho, ugomba kubabwira ati rero tugiye gukina, cyangwa wowe ukareba ya baro umwe yanze, ukaba ari wowe ariyo ukunda cyangwa se ariyo ukundisha undi, cyangwa ukahita ubundi kiranazira kenshi kuba abana bari mu myaka imwe nk'iyo ngiyo ngo ugure ibintu bibiri bidasa, bituma rero umwana agira umwe akunda kimwe muri ibyo cyabo ugasaba banagihuriyeho, kugira ngo kibagabanye rero bikaba intambara. So rero biba byiza kuba niba ufite abana nyine batoya bari muri iyo myaka, baha ibintu bisa, baha ibintu bingana, ndetse unabibahere hamwe ku rwego rungana. Uzaba baremyemo umutima mwiza w'urukundo ndetse n'impuhwe ndetse no gusangira, ndetse ubarememo urukundo hagati yabo, kubera ko waberetse ko bakunda bingana, nabo bazumva ko bagomba gukundana bingana nyine. Uzaba baremyemo mbega ikintu utasobanukirwa none aka kanya, ahubwo ni ikintu nyine kitarangira, ni ikintu kiri infinite. Kuko hari n'abasaza bagira umutima mubi kubera ko babikuranye, ugasanga nyine umusaza arenze agiye imyaka 80 akigira umutima mubi kubera yabikuranye. Hari indwara rero idakira, hari ikintu nyine kidakira mu muntu, iyo cyamugezemo abana nacyo ubuzima bwe bwose. So rero icyorezo kiruta ikindi ni icyorezo kijya ku bwonko kikajya mu bitekerezo y'ikiremwa muntu, ku buryo uwo muntu agikurana. Nyabona mubyeyi, murezi, iri kosa cyangwa amakosa yose ugomba kuyirinda kugira ngo urere umwana muzima w'ejo hazaza, urere umwana ku buryo umwana atazamwitaye ku myaka 7 cyangwa 8, atazajya mu busambanyi ku iyo myaka, atazakora ibintu nk'ibyo cyangwa by'ubwihebe ku iyo myaka. So rero ku mwanya wacu wa 8, ikintu turasangaho ugomba kwirinda kubwira umwana, ngo ntacyo umaze, ntacyo umaze, usibye n'umwana gusa. Tugaruke mu ngo, bagore namwe bagabo, ifate ushyire mu kigero cy'umwana w'imyaka 5 cyangwa se winakishyiramo. Ifate urebe umugore wawe akubwiye ngo ntacyo umaze, cyangwa se umugabo wawe akubwiye ngo ntacyo umaze. Umva iyo ntambara yavuka aho ngaho ko yabirenze intambara ya 4 y'isi yose,
cyangwa se iya gatatu. Urumva ikintu cyavuka aho ngaho rero ni ikintu gikomeye cyane. Ibaze kuri mukuru, sibyo? Uri mukuru, urabizi ko ufite akamaro runaka mu rugo, ariko umugabo wawe araje akubwiye ngo ntacyo umaze. Ibaze kuntu uhita ugira ute ubifata. Ibaze rero iryo jambo kuribwira umwana sasa y'imyaka 8 akarikurana, agakura yumva ntacyo amaze mu rugo, agakura yumva nyine abwirwa iryo jambo ntacyo umaze. Ijambo ntacyo umaze nta muntu n'umwe ukwiriye, cyangwa se nta muntu n'umwe nyine ugomba kubwirwa iryo jambo. Mu by'ukuri niyo nyine yaba, cyangwa niyo yaba ari ibintu adashoboye, ni ijambo rikomeretsa ikiremwa muntu aho kiva kikagera, cyangwa se ikinyabuzima icyo ari cyo cyose, yewe n'amatungo n'itungo nyine iyo uryeretse ko nta kamaro rifite, ni ikintu cyica ikiremwa muntu mu bwonko ndetse kikaba kibi cyane. So rero iryo jambo ni ijambo ugomba kubika kure y'umwana, kabone n'ubwo ibyo wenda hari impamvu ushobora kuba wamubwira ngo ntacyo amaze bitewe n'uburyo ikintu akoze kimunaniye. Rero iryo jambo nyabona ugomba kuryirinda, kabone n'ubwo yaba yakoze ibyo udashaka, kabone n'ubwo ibyo waba uvuga byaba ari byo, ariko ntago byaba ari nabyo. Nyine ni ijambo ribi rikoreshwa, ubundi iryo ryabo rirenze no kuba igitutsi, ryo ni ijambo ribi nyine cyane kurusha andi yose. Ni ijambo rero utagomba kubwira umwana. Icyo rero ingaruka zo kubwira umwana ngo ntacyo umaze, kwanza si n'ikintu gisaba ibisobanuro byinshi. Nawe uri mukuru, ibaze mu rugo ahantu uri, mu kazi ahantu ukora, muri company, ibintu byose ukora, inshingano zose ukora bitewe n'uwo uzikorera. Ibaze rero ugerageje wenda gukorera umuntu ikintu akakubwira ngo ntacyo umaze. Ibaze kuntu wabyakira, ibaze kuntu wamera, cyangwa se reaction wagira. Kabone n'ubu ngubu uri mukuru, umuntu akubwiye iryo jambo warakara kandi wabifata nabi, ndetse wanarema urwango. Umugani w'Abanyarwanda ngo aho umwe aciye undi ahanyuza umuriro, ibyo nabyo byagera kuri urwo rwego. So rero iryo jambo ni ijambo ugomba kubika kure y'umwana, cyangwa ukanaritwika kuko nta kintu rimaze. Ni ijambo utagomba kubwira n'ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Ariko reka twigarukire ku gice cy'abana. Umwana iyo umubwiye iryo jambo ngo ntacyo amaze, ni hahandi umwana uba ufashe umupfundikizo ugafunga ikintu cyangwa se imisemburo ituma umwana atekereza ibintu bishya muri we, ituma umwana yumva yahanga udushya, ituma umwana yumva yakura udushushanyo, yashushanya se, yaririmba, yacuranga, yagira ute. Rero kirazira nyine kubabwira umwana iryo jambo, kuko iyo umubwiye gutyo ahita atekereza akavuga ngo ntacyo maze. Wenda niba usanze umwana akoze nk'ikintu, ukabona ikintu akoze ntago ari cyo, cyangwa se si cyiza, ukaba wamubwirana n'uburakari nyine umubwira ngo ubundi we nta n'ikintu umaze. So rero bizatuma umwana yumva ko kuko ntacyo amaze. Buri kintu cyose agiye gukora yumve ko nta mumaro wacyo, bituma umwana mbega aho ngaho uzaba umwisha ahagaze, kuko uzaba ufashe ubwonko bwe, ufate igice gitekereza ibintu bishya, ugitwikiriza ishashi cyangwa ugihambiriza ishashi, ku buryo kibura n'umwanya w'ubuhumekero. So rero ni ijambo ribi ugomba kwirinda kubwira umwana. Mu gihe umwana akoze ikosa runaka ryatuma umubwira iryo jambo, ugomba kumwegera ukamusobanura neza witonze, ndetse iryo ni n'ijambo ribi utagomba kubwira umwana. Kandi ababyeyi benshi murabikora, wowe witekerezeho urabikora. Abarera umwana, abarera abana nyine, abantu benshi, abarimu, abakozi, ntago bivuze ko kuburera umwana, cyangwa se ntago twajyaho tuvuge ngo abarimu mwese muri shyashya, abakozi bese mwese muri shyashya, ababyeyi mwese muri shyashya. Hoya, ntago twabivuga kuko nyine bamwe muri mwe tubona aribo bishe abana, aribo baroza abana, aribo batemye abana, aribo batwitse abana. Rero si mwese, ariko bamwe muri mwe barimo. So niyo mpamvu rero nyine ugomba kwirinda iryo jambo. Niyo mpamvu niba uri umubyeyi ugomba kugira inshingano nk'umubyeyi, ndetse iryo ni n'ijambo utagomba kubwira umwana. Nta n'impamvu n'imwe yagatumye ugira ute umubwira iryo jambo. Reka twerekeze rero ku mwanya wacu wa 9. Ku mwanya wacu wa 9 rero turahasanga ijambo ni ryiza. Kuri bamwe barifata nk'aho ari ryiza, ariko burya rifite ingaruka mbi mu mikurire y'umwana, haba mu gice cy'imitekerereze. Kirazira rero kubwira umwana ngo urarenze, wenda kugira ngo ubyumve neza, cyangwa se uri hejuru, cyangwa ufite ubushobozi buhambaye. Yes, kirazira rero kubwira umwana nyine ngo ufite ubushobozi runaka, cyangwa se urarenze nyine umbega ubikora neza cyane. Ndumva ushatse kumva icyo nshatse kuvuga. So rero iryo jambo, cyangwa mu rurimi rw'ikinyamahanga nyine kumbwira ngo you are excellent. Yes, excellent ni ijambo bakundaga kutubwira kera dukora ama homework, ugasanga mwarimu yagukosoye ahise ari kwandikira nyine ku hirya ya feedback, cyangwa se hirya y'amanota yawe abonye, ko tubonaho akantu ka excellent. Ako kantu ndumva watahaga wahinnye ikayi kugira ngo umuntu wese munahuriye mu nzira
twe bamwe muri twe ntabwo twataga mu modoka, twize ibyo byo gutaha mu modoka bitaraza. Watahaga rero wahimye nyine kuri ya page bagukosoreyeho, ku buryo niyo uhura n'umumotari n'undi muntu ari wese ukamubwira ati reba kano kantu, wumvaga ari akantu rero kaguteye ishema. So rero iryo jambo ni ryiza, ariko mwana uri mu myaka 8 cyangwa se mu myaka 10 kugera ku myaka nyine kuvugira kinavuka, cyangwa umwana wese ufite ubushobozi bwo kuba yakumva cyangwa se akanareba ikintu akagisobanukirwa, kirazira gukora ikintu ngo umushimagize. Kirazira gushimagiza umwana cyane gukabye, bizatuma umwana yirara, kuko buri umwana imikorere y'umwana ahora ashaka ikintu gishya mu buzima bwe, ahora yumva yakiyongeraho ikintu gishya umunsi ku munsi. Ndetse abenshi ni naho dukura nyine imbaraga z'ubuvumbuzi, naho dukura imbaraga zo kudacika intege, naho dukura imbaraga zo kurwana ku kintu, kumva nyine ukavuga ati nzagikora mpaka gikunze, nzagikora mpaka ngeze ku iki kintu. So rero iyo ufashe umwana ukamushimagiza gutyo, bituma ubufashe nanone ugapfundikira nyine uwo gice cye cy'ubwonko gihanga udushya, bituma nyine yumva ko arenze, bituma umwana yiyemera, bituma umwana nk'ejo ajya kwiga akavuga ati njyewe bahora bambwira ko ndenze, cyangwa se mpurambo wa mbere bahora banshima ndabarusha mwese, bigatuma umwana yumva ko mugenzi we ntacyo amaze imbere ye, cyangwa se bigatuma yumva ko ari ikintu runaka gikomeye cyane arusha mugenzi we. Ibyo rero bizatuma akura, usanga wenda umwana yari umuhanga mu myaka ye 10 cyangwa 6, ni umwana wabaga ku murongo, ni umwana wagiraga nyine ibintu ubona ko biri ku murongo, ariko bitewe n'uburyo wamushimye cyane cyangwa wamushimagije ukarengera, bizamwica mu mutwe, bitume yumva ko akomeye, bitume yumva ko nyine ari ikitabashwa, bitume yumva ko abaye umwami ako kanya bitewe n'amagambo umubwiye. Mwibutsa ko amagambo ubwira umwana muri ino myaka ntabwo ajya yibagirwa, ntabwo ashobora kwibagirwa, ni amagambo agenda, cyangwa se memoriye y'ubwonko ibikiri yose, ibikiri nzima, ibigifite ubuziranenge bwuzuye 100%. Niyo mpamvu uzabwira umwana cyangwa abana bamwe na bamwe muri twebwe tuba twibuka abantu twawe nabo mu myaka 5, tuba twibuka umuntu wa mbere wadukanze, cyangwa tuba twibuka umuntu wa mbere nyine watugiriye neza, wadukinishije, wadushyize ku rutugu, wadukoresheje udusiporo dutandukanye. Abo bantu ugasanga umuntu afite imyaka 28 cyangwa 30, ariko arakibuka umuntu wamuteruye cyangwa umuntu wamushyize ku rutugu mu myaka ye 5. Urumva rero imyaka 5 cyangwa se muri iyo myaka nyine munsi y'imyaka 10 ni imyaka umwana afata mu mutwe, ni imyaka umwana abika ibintu ndetse akabibika byose, nta nubwo ajya apfa kwibagirwa. So rero niba umwana atsinze abaye wa mbere, nibyo ugomba kumushimira kandi ukanabimwereka, ariko mubyeyi mureze wikabya, bizatuma umwana yiyemera, bizatuma umwana yumva ko ibyo agezeho byose bihagije, bitume rero acika intege mu kuvumbura ibindi bintu bishya, bituma acika intege mu kugerageza ibindi bintu bishya, kubera ko azaba yumva ko wowe nyine bimwe wamubwiye ari byo yaba akigenderaho, cyangwa se bimwe wamubwiye nyine azavuga ati njyewe ndarenze. Niba ari ku ishuri se mwarimu nyine niba yamubwiye ngo wowe urabarusha bose, usanga umwana afashe bagenzi be nkaho ntacyo bamaze kubera ko abarusha, utume na bagenzi be biheba bumvisha ibyo bintu, cyangwa nanabibabwira nyine usanga umwana ararize, aratashye arira, arakuregeye akubwira ngo wenda ngo kanaka cyangwa Jado yavuze ngo nta kintu ngo twebwe tumaze, ngo twebwe nyine ngo we ngo ararenze, ngo we ngo niwe ubizi cyane ngo kuturusha. Ugasanga rero ni igikomere uteye umwana umwe, cyangwa se ni ubujiji ugiye gutuma umwana akurana bwo kumva ko ibyo agezeho nta kindi kintu gishyashya akeneye kumenya. So rero reka twerekeze ku mwanya wacu wa 10 w'ijambo utagomba kubwira umwana. Ijambo utagomba kubwira umwana, ntugomba kumubwira ngo ibi bintu wabyigiye he. Iri jambo ryumve neza mubyeyi, iri jambo ryumve neza, ntugomba kubwira umwana ngo ibi bintu wabyigiye he. Abana bari muri iriya myaka, hari n'abana rwose, ni abana imisemburo yabo ibitangiye gukura mu bijyanye nyine n'imisemburo yo ku gitsina. Ni imisemburo yabo itangiye gukura cyane, ko hari inkuru yabayeho, hari umwana wabyaye afite imyaka 5 gusa ndetse n'amezi 7 ndetse n'iminsi 21, afite imyaka 5 n'amezi 7 ndetse n'iminsi 21 gusa, umwana yarabyaye, afite umwana. Iyo nkuru nayo iri kuri YouTube channel yacu MX Empire, urajyaho uyirebe, cyangwa se turanayibeshyira muri description. So rero babyeyi bareze mufite mu nshingano kurera abana, kirazira kubwira umwana ngo ibi bintu wabyigiye he. No kuvuga ngo iki kintu, impamvu cyangwa se impamvu ijambo ryaje ku mwanya wa 10,
birashoboka ko ryaza no ku mwanya wa mbere, ariko impamvu ryaje ku mwanya wa 10 nuko ari ijambo cyangwa rikunze kugonga abana bari hejuru y'imyaka 5 kuzamuka. Babyeyi mukunze kogana n'abana, mukunze kurarana n'abana banyu, mukunze gufata abana mukabaha ubwisanzure bwo kwinjira mu byumba by'abantu bakuru, mukunze gusomanira imbere y'abana, mukunze kwerekana cyangwa kureba amafilime arimo ibintu nyine byo cyangwa se ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina uri kumwe n'umwana. Ni ukuvuga ngo umwana ni umuntu uhora utekereza ikintu gishya mu buzima bwe bwa buri munsi nk'uko twabivuze. So rero niba uri umubyeyi ukaba uzi ngo wogana n'umwana muri douche, wenda uri umumama, umwana wawe ni umuhungu, sibyo, byanze bikunze hari ibice bimwe na bimwe arakubonaho atiyiziho. Icyo ni icya mbere, arahita yibaza uko bikora. Icyo ni icya kabiri, namara kwibaza uko bikora, niba ari amakuru make abifitemo azabigerageza. Icyo ni icya gatatu. Icyo kintu rero mubyeyi, icyo kintu ubanza wicane niba ugikora cyangwa niba unakigenzure, kwanza ubanza ukigenzura umenye. Wenda ababyeyi mufite inshingano nyinshi zo kujya gushaka amafaranga n'ibindi, abana mukabasigira abakozi, ariko namwe ababyeyi hari amakosa mwe mukora mutazi ngo ni amakosa. Umwana wese uzi ubwenge, umwana wese ubasha kureba ikintu akagifata mu mutwe, kirazira kuba wafata umwana urengeje kwanza umwaka umwe ukaba wararana nawe mu cyumba, ukaba wasomanira imbere ye mu maso ye, nyine ugasomana na papa we mu maso ye cyangwa se n'undi muntu. Kirazira kwereka umwana ungana gutyo filime cyangwa se ibimenyetso biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Kirazira kuba wafata uwo mwana ukamukorera nyine ibimenyetso cyangwa ugakorera ibimenyetso biganisha ku busambanyi cyangwa ku mibonano mpuzabitsina imbere y'uwo mwana. Uzaba uremye iki muri we rero? Bikunze kuba ugasanga nyine muri no minsi biranagorana cyane kuko abana benshi bakunze gutakaza ubumanzi bwabo ndetse n'ubusugire bwabo ku myaka yabo mikeya. Kubera iki? Kubera izi mbuga nkoranyambaga zateye, kubera aya mafilime birirwa bareba, kubera ibintu baba bareretswe n'ababyeyi, kubera ko umwana umubyeyi we arambaye, tuvuge wenda wirirwanye nko mu rugo ugasanga umubyeyi yambaye nk'akantu gapfuka ku mabere gusa, no hasi yambaye akantu gato cyane nyine. Burya umwana w'imyaka 8, umwana w'umuhungu nyine uri muri icyo kigero cy'imyaka 8 cyangwa imyaka 10, ni umwana utangiye kugira imisemburo mbega ibitangiye kumurwanya cyane, ko abenshi nyine twanababwiye ko ari umwana wabyaye afite imyaka 5 n'amezi ndetse n'umunsi 21. Ni ibintu numva ko bitaba ariko byabayeho. Niwe mugore nyine muto ku isi wabayeho mu mateka y'isi. Nawe twamukozeho icyegeranyo kiri kuri YouTube channel yacu, nyine turabashyira link muri description muraza kugisangamo. So rero niba ubonye umwana ukamubonaho ikimenyetso, urugero cy'imico y'ubusambanyi cyangwa se cy'imico y'imibonano mpuzabitsina, n'urugero ukabona umwana wawe atangiye kumenya gusomana, cyangwa ukabona ari gusomana n'undi mwana, cyangwa ukatangira kubona nyine ibimenyetso mbega biganisha ku mibonano mpuzabitsina, kirazira kubwira umwana ngo wabyigiye he cyangwa se ibi bintu wabibwiwe nande. Kuko inshuro nyinshi usanga ababyeyi, abantu barera abana ndetse n'ibyo babareresha ari byo bituma umwana amenye ibyo bintu. Kuko umwana wakuze arerwa, yitabwaho, ntabwo ashobora kumenya ibyo bintu kubera ko nta hantu yahurira nabyo. Ariko niba uri umubyeyi rero ukabimwereka, ukabimukura mu maso ye, ni ibintu umwana azafata mu mutwe, abiguhishe ko yabifashe mu mutwe, ahubwo azabikore nyuma udahari. So rero niba umufashe ukafata umwana ari gusomana, mwicaze, umubwire ibibi byo gusomana, umuganirize, umubwire ati se byagenze bite, wabibwiwe nande, ese nyibwire, muganire. Urabona kuvuga ngo iryo jambo tuvuze ni uburyo bwiza bwo kwinjira mu mutwe w'umwana, ariko muri kuganira. Ushobora nko gushaka nk'akandi gakuru nyine uzi akunda, ukagaheraho mukakaganiriraho, wamara kumwinjiza neza mu kiganiro wamufatishije, ukaba wamubaza ngo, ukabona kumaza kuri cya kibazo nyine, umubaza utumenyetso tumwe na tumwe, umusekera, nawe umubwiraho ku giti cyawe, bigatuma nyine umwana aba free cyangwa aba yisanzura, akabasha kukubwira ahantu ibyo bintu yabikuye. Aho kugira ngo nufata umwana ari gusoma no kugira ngo ukuremo za silipa, sentire, usanga ugiye gukubita umwana, usanga uri kumukanga umubwira ngo iyi mico mibi wayigiye, ibi burayo wabwigiye, ibintu nk'ibyo ngibyo byica umwana mu mutwe, biramuhahamura, byica umwana mu mutwe cyane ko ibyo bintu aba yakoze we abikora abona ari byiza, ndetse abikora yumva bishaka, abifitiye n'amatsiko bitewe n'abo yabibonanye. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda mubyeyi kugira ngo
wirinde iri jambo cyangwa se wirinde nyine kuzagera ku rwego ubaza umwana wawe ngo ibintu wabyize. Banza umenye ngo wowe ubwawe cyangwa wowe umurera, ese umwana ibintu nkora cyangwa se murinda bingana iki kuba yakora ibi bintu, murinda bingana iki kuba yabona ibintu bibi nk'ibi ngibi kuri urwego. Banza umenye ngo icyo kintu nyine wowe ukigiramo uruhe ruhare kuba warinda umwana kuba yabona ibyo bintu. Banza umenye ubwoko bw'amafilime areba, banza umenye niba nta hantu ahurira nacyo, cyangwa se niba atabona ibyo ukora mu cyumba we n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe cyangwa se we n'uwo mubana, banza umenye ngo ibyo bintu bibi ntago abibona. Ibyo rero nubanza kubimurinda, umwana ukurikirana uburyo bw'imikoreshereze, haba izo mbuga nkoranyambaga, haba ayo mafilime areba, ubanza ugenzura ibintu areba. Binaba byiza ko wareba ikintu umwana ari gukora cyangwa se ari burebe mbere yuko agira ute akireba. Numubona iryo kosa rero bikaba byaragucitse akaba yarabimenye, uburyo bwiza bwo kumuhana ntago ari ukumubaza ngo ibi bintu wabyigiye he, unamukanga cyane. Wapi, muganirize gake gake, mutere agakuru runaka, nimurangiza gutera ku gakuru winjire muri cya kiganiro, mukiganireho, uganire ku icyo kintu n'umwana, wumve icyo abivugaho, abanza kwisanzureho, wumve n'icyo abitekerezaho, ubone kugira ute, ubone kumuhana ndetse no kumufatira imyanzuro, ariko wabanje kugira ute kwinjira mu mutwe we mu buryo bwiza. So rero ndeka ngushimire ko wabanye natwe. Ngibyo ibintu 10 utagomba kubwira umwana wawe ku myaka ye, kuva ku myaka we cyangwa se kuva ku munsi umwe avutse kugeza ku myaka 10. Niba uzi imyaka 10 niyo myaka y'ifatizo bafatiyeho, ngibyo rero ibintu utagomba kubwira umwana uri mw'iyo myaka.